أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. nongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare ku mwarimu wacu umukunzo wacu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amahoro n'umugisha igihe cyose bigiye biba kuri we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi wa nyuma. Bavandimwe Islamukazi, dukomeje na gahunda isomo ryacu turimo kuganiraho rigaruka kuri al-Jannah nk'ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala yateguriye abamugandukira, nk'ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije abazarangwa na taqwa, nk'ikintu cy'ibanze turimo gusarura muri uko kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Isomo dukomerejeho rero ni isomo rigendanye rifitanye isano na hadithi twaganiriyeho ku munsi w'ejo. Isomo wararyumvise neza. Allah subhanahu wa ta'ala ku rurimi rw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarimo dutangariza uko abantu bazinjira muri al-Jannah, yuko abambere bazinjira basa nk'ukwezi kumurika cyane, igihe kumurika kuba kuzuye, hanyuma abazinjira mu ijuru ari itsinda rya kabiri bakaza bameze nka ya nyenyeri yaka cyane uko nayo ibibona, urwo rumuri abo bantu bazaba bafite. Intumwa y'Imana tubwira ko nibagira muri al-Jannah bazasanga muri al-Jannah nta gahunda yo kwihagarika ihari, bazasanga abigendanye no kwiherera cyangwa kwituma bazabona, ntabwo bazagira ibimyira, ntabwo bazakenera gucira. Intumwa y'Imana muri hadithi yakomeje tubwira ko bazaba bafite ibisokozo bikozwe muri feza, bazaba bafite icyuya gihumura nk'amarashi ya miski, kandi bazaba bafite ibitezo cyangwa ibyo batwikiraho imibavu ihumuza aho bazaba bari hose. Imibavu ikaba bizaba ihumura neza, kandi ibyo bitozo bisa nk'ibikozwe muri lu'lu'. Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa y'Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakomeza batubwira ko hadithi n'ubare hadithi ndende twarayisobanuye birambuyeho, uko n'abagore bo mu ijuru bazaba ari ba hurul ain, ndetse bazaba bari mu kigero cy'umuntu umwe, bose bazaba ari abasore n'inkumi, bose bazaba bangana bareshya nk'uko Nabi Adam alayhi salam yari ameze nk'umubyeyi wacu twese. Ni ikigereranyo cya metero 30 z'uburebure. Hasigaye abantu bose bakazinjira muri al-Jannah ari abasore ari n'inkumi, bari mu kigero cy'imyaka mitoya cyane. Ndumva ariyo hadithi twaganiraho ku munsi w'ejo. Uyu munsi rero turaza gukomeza n'indi mvugo ijya kumera nk'iyo. Zose ni za Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah amwishimire, kandi n'ubundi nazo ziri mutafaqun alayhi. Hadithi nayo yakiriwe na Bukhari ndetse yakirwa na Muslim, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze iti aniyatuhum fiha adh-dhahab, ibikoresho abantu ibyombo numva ariko umuntu yabyita ibyombo byo muri al-Jannah, n'amasahane, n'ibikombe, n'ibiyiko se, n'amafurusheti, n'ibikora ibyombo bikoreshwa ku meza cyangwa kwiyakira, bizaba ari ibyombo bikoze muri zahabu. Iyi mvugo nashatse ko tuyiganiraho uyu munsi kubera ko nanone hari fayida ntoya nshaka gutanga. Abayisilamu turi kumwe muri iri somo,
mu masomo yatambutse twemeranyije ko dushingiye kuri aya ya Quran na hadithi iri mu Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, gukora da'wa ni itegeko, ntabwo ari ubushake ku Muislamu. Abantu dukorera da'wa kubera igihe kinini bamaze bigishwa ibintu bitari byo. Da'wa yacu bigabanyije mu bice bibiri. Hari da'wa yo guhamagarira, hari havuzwe da'wa guhamagarira abantu inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari uguhera kuri bagenzi bacu twemera kimwe ariko bafite imbaraga nkeya mu myemerere. Abo tubakorera da'wa kugira ngo bongere gushikama ku idini no kumenya ko Imana yabaremye ikabashyira ku isi ifite impamvu, inagena urupfu kuri twese ifite impamvu, inagena kuzazuka twese ifite impamvu, kandi igena ko abahisemo amahitamo meza hano ku isi bafite ibihembo n'ingarurano bihebuje, hanyuma kandi n'abahisemo gukurikira irari ry'umutima wabo cyangwa y'imitima yabo no kugendera ku marangamutima, ibihano bikakaye bihambaye nabyo bihari kandi biteganyije. Ibyo buri Muislamu wese arabyemera, n'ufite imbaraga nkeya ariko ababyemera gutyo. Da'wa ya kabiri ni y'abantu tudahuje ukwemera, aho babaze igihe kinini cyane bigishwa, murambabarira mbivuge muri iyi mvugo ivuga ngo bamaze igihe kinini bigishwa igitabo cyitwa Bibiliya. Akaba ari igitabo kiyoboye abenshi cyane ku isi, ariko batajya bashaka gutekerezaho ngo barebe koko niba ibyo bintu ari ijambo ry'Imana. Allah aratubwiye muri Quran, afala yatadabbaruna al-Quran ama ala qulubihim aqfalu. Ariko abantu bajya bafata umwanya ngo batekereze kuri Quran, barebe ibitangaza bikubiyemo, barebe ko amagambo arimo koko adasa n'amagambo y'umuntu, barebe ubahanga, bumve batekereze neza, bumve ku bintu Imana yavuze ko Quran ari igitabo kigendanye n'ubuzima bw'abantu kuva isi itangiye kugeza igihe izarangirira, kandi ko ariho hari ibibazo byakemura ibibazo ariho hari ibisubizo byakemura ibibazo byose biri muri sosiyete z'abantu. Afala yatadabbaruna al-Quran, abantu bajya bayitekerezaho. Twebwe Quran yacu Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kutubwira ko ari igitabo tugomba gutekerezaho kugira ngo turusheho kunguka ubwenge n'ubumenyi no gusobanukirwa. Aba bavandimwe rero bakurikiye iki gitabo bo ntago bajya bafata umwanya kugitekerezaho. Oya, kubera iki? Kubera ko bafite nyine umurongo ngenderwaho uri mu byahishuwe, ngo n'ibitabo byombi ari Bibiliya ntagatifu, ivuga ko nta kintu ugomba kongera ku byanditswe, nta n'icyo ugomba kugabanya. Ariko ni igitabo rukumbi ku isi, kitazwi uwacyanditse, kitazwi igihe yacyandikiye, kitazwi umwaka cyanditswemo, kitazwi ururimi cyabanje kubamo mbere na mbere yuko bagisobanura mu ndimi zitandukanye, kitazwi intego yacyo n'icyatumye cyandikwa. Ubajije wese aravuga ati Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Byanditse hese ko Bibiliya bisobanura ijambo ry'Imana? Ntiwahabona, ntihahari. Yanditswe ryari se? Reka da, yanditswe nande se? Yabanje muri uruhe rurimi? Kubanza hari cyari Igiheburayo. Umuntu akagendera muri uwo munyenga utari wo kugendera ku marangamutima w'ibintu atazi, atashaka no gutekereza ngo acukumbure koko arebe niba ibyo bintu ari byo cyangwa atari byo. Aba bantu rero dukorera da'wa no kubagarura ku idini ya nyayo ya Yesu n'abigishwa be, yo kubagarura ku idini ya nyayo yaranze intumwa zose zabayeho n'abahanuzi bose. Iyo turimo kubakorera da'wa, hari igihe biba ngombwa ko, kubera ko noneho Quran batarimo kuyumva na hadith batarimo kuyumva, nguti nibura se n'icyo gitabo cyawe da, nibura nacyo wagisomye ukumva ko ibi ndimo kukubwira nabyo utabisangamo. Ubundi aho ngaho niho rimwe na rimwe tujya dusoma iki gitabo. Iyo twagisomye ntabwo tuba dushaka kuvuga yuko ibirimo ari igitabo umuntu yatangaho dalili. Oya, turashaka kuvuga ko ubundi murabizi ko iki gitabo ari ibikatsi bavanye mu gitabo cyahawe Isa bin Maryam, ari cyo gitabo cya Injil. Icyo ngicyo kirabitswe, ni igitabo rwose na Bibiliya iracyemera ko kibaho, kiri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya mbere umurongo waho wa mbere.
hari igitabo cya Isa bin Maryam, icyo nta muntu uzi ahantu kiri, dufite ahubwo ibindi by'abandi n'abatazwi. Hari n'aho biragiye tubwira ngo uzasome igitabo cy'umuhanuzi uyu n'uyu, wazakurikira ugasanga umuhanuzi atarigeze nabaho. Aha, noneho iyo turimo gusoma kino gitabo, hari aho biba ngombwa ko tubwira umuntu ngo nibura asome igitabo cyawe, uraza gusangamo amagambo ndimo kukubwira muri Qur'ani cyangwa muri hadith. Aya makuru cyangwa se ibi bintu byose mbivuze nta hantu bihuriye neza na hadith ndimo gusoma, cyangwa se ntaho bihuriye n'isomo turimo kwigaho rigendanye n'ibihembo byacu muri Al-Jannah. Ariko nyizanye iri somo cyangwa iki kiganiro nyizanye nshaka kugaragaza point nini abo tudahuje ukwemera bakunda kuganiraho bakanayiburira igisubizo igendanye n'uko mu ijoro abantu bazaba bameze. Imyemerere y'abo tudahuje ukwemera bagaragaza ko njya mbibona no ku ma social media, no ku mateleviziyo, no ku maradiyo bakora debate, ngese ngo mu ijuru ngo abantu bazaba barya, ngo abantu bazaba banywa, ngo abantu ngo bazatunga abagore. None se ngo ko Bibiliya ngo ivuga ko ngo mu ijuru ngo tuzaba duhimbaza gusa, ngo tuzamera nk'abamarayika, ngo ibyo bindi ngo Abasilamu baba bavuga ngo mu ijuru ngo abantu ngo bazarya, ngo bazanywa, ngo ibyo bintu babivana. Icyo kiganiro, iyo debate nagiye nyumva igihe kinini, ariko nkabareba gusa ukabura naho hero basubiza. Ariko mwe turi kumwe hano muri kino kiganiro, niba mwebwe muri abadayi mukora dawa koko, reka nse nk'utanga ifayida ho gatoya muri icyo gitabo maze kuvuga mu kanya, nubwo twe tutacyemera nk'igitabo cy'ukuri kuko nta n'ikigaragaza ko ari igitabo cy'ukuri, ariko nibura abo bacyemera bumva ko ari igitabo, bemere ko ibyo tuba tuvuga muri Qur'ani no muri hadithi nibura no mu gitabo cyabo ibyo bihari. Kuko niyo myemerere avuga ngo tuzaba duhimbaza gusa, ngo ntabwo ngo tuzaba tumeze nk'abamarayika. Usanga ari ikibazo rero kitoroshye umuntu kugira imyumvire imeze gutya, umuntu gutekereza ngo hari umuntu wabayeho kuri iyi si ntiyashaka na rimwe, niba no mu ijuru atazashaka, ndumva yarahombye. Hari umuntu washatse amarana n'uwo bashakanye umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe cyangwa ukwezi kumwe, ubwo niba mu ijuru azajya mu ijuru akajya kubana n'umuntu washatse urushaka akarumarana imyaka 80, ntabwo numva ko we nta kintu azaba yarahombye. Niba umuntu yaravukiye mu muryango ukomeye, akarya icyo ashaka, akanywa icyo ashaka, akaryama mu buryo ashaka, akabaho mu buzima ashaka, undi akavukira mu muryango wa gitindi nyakujya, hataba icyo kurya, hataba icyo kuryama, hataba icyo kuryamira, hataba icyo kwiyorosa, bose bakazahurira muri Al-Jannah mu ijuru bakajya guhimbaza gusa. Nta nubwo ubwo nibaza guhimbaza mu isi icyo byabamariye, kuko numva bagifite akazi. Twebwe niyo umudini, ni umunsi w'ibihembo, Imana izaba irimo ihemba bakoze ibikorwa byiza ku isi. None bo numva zikiri za mvune tu, ku isi baravunitse bahimbaza, no mu ijuru bazagumya bahimbaze. Iyo bitandukanye nuko Qur'ani yigisha, yewe na Bibiliya yabo ubwabo ntabwo ari gutya ibyemera. Reka duhere ku cyambere. Ese iyo ubwo ntangiye hadithi ndimo kuvuga aho Allah tubwira ngo muri hadithi n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana bitubwira aho tubwira ngo aniyatuhum fiha dhahabu, ibyombo abantu bo mu ijuru bazakoresha bizaba bikozwe muri zahabu. Ese koko mu ijuru abantu bazarya ibyo kurya birahari? Igisubizo ni yego, nubwo bo batabyemera. Ariko kutabyemera bigaruka n'ubundi ari cya kibazo cyo kudasobanukirwa n'iki, kudasobanukirwa na Bibiliya yabo n'icyo gitabo cyabo. Igisubizo cya mbere ngiye guhera ku kurya, nkurikizeho no kunywa, hanyuma mbabaza ikibazo. Kurya mu ijuru birahari? Igisubizo ni yego. Turetse aya na hadithi kuko twebwe tubyemera, ariko nkujyane mu gitabo cyabo bemera. Ngo somere mu gitabo cy'uwitwa Luka, iyo ni evanjiri ya gatatu, nabivuzeho mu kanya. Ubundi twebwe abayisilamu twemera ko Isa bin Maryam, Yesu mwene Mariya, yahawe igitabo cyitwa Injil, abandi bita ngo ni evanjiri. Ariko muri Bibiliya nta evanjiri ya Yesu, oya.
nusoma igitabo cya Luka, uyu ndimo kuvuga igice cya mbere umurongo wa mbere, baravuga ko Bibiliya ubundi ni imvaho abantu bagiye biyandikira benshi, umwe akumva ibintu undi akazabyumva n'undi akazabyumva n'undi, ngo kuko Bibiliya yanditswe. Bitandukanye na Korani yacu, kuko iyo Bibiliya yatubwiye ko ari igitabo cy'urwibutso, kandi koko Korani tubwira ko wama huwa illa dhikrun lil alamin. Korani nta kindi cyo uretse ko ari urwibutso ku batuye isi bose. Bibiliya yahanuye Korani, ariko ntabwo nzi igitabo cyaba kirageze gihanura Bibiliya kizabaho. Abanditsi Bibiliya rero bo barayanditse barangije muri yo bashyiramo ivanjiri enye. Iya Yesu bayivanyemo, ahubwo barayinyunyuje bagenda bakora ivanjiri enye. Bakora ivanjiri yitwa Matayo niyo ibanza, bakora ivanjiri yitwa Mariko niyo ibanza, bakora ivanjiri yitwa Luka niyo ikurikira hari ya gatatu, bajya ku ivanjiri ya Yohana ariyo ya kane. Ubwo amavanjiri barashize, hizira amabarwa yitwa Pawulo yandikira abantu imisozi n'indi. Good. Ivanjiri ya mbere nahuye ko yitwa iya Matayo, iya kabiri yitwa iya Mariko, iya gatatu yitwa iya Luka. Ubwo utangiye isezerano rishya, ni igitabo cya gatatu uhereye ku isezerano rishya. Nusoma igice cyaho cya 13 ukajya ku mugani waho uri ku gice cya 22, umutwe w'amagambo uravuga ngo babaza Yesu abakizwa uko bangana. Ndabisubiramo, ni Luka igice cyaho cya 13 umurongo waho wa 22. Titiri hari iravuga ngo babaza Yesu abakizwa uko bangana. Uyu murongo wa 22 uravuga ngo ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha. Uranyumva neza? Ahangaha naho biba ikibazo, ko Yesu we yivugiye ko icyamuzanye hano ku isi ari ukwigisha. Bivuze mu ivanjiri ibanziriza iyi, iyo ni iya Mariko igice cyaho cya mbere umurongo wa 38. Ariko bo bavuga ko ngaho hari ibindi byamuzanye ngo byari ugucungura abantu. We akavuga ko icyamuzanye ari iki? Ari ukwigisha. Hano rero umurongo wa 22 batubwiye ngo ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha. Ari mu nzira ajya i Yerusalemu, ngo haje umurongo wa 23, umuntu aramubaza ati databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, ngo haje umurongo wa 24, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Umurongo wa 25, nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Umurongo wa 26 bavuga ngo nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Umurongo wa 27 bavuga ngo ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Umurongo wa 28 uravuga ngo aho niho bazaririra bakahahekenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Umurongo wa 29, hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangire mu bwami bw'Imana. Ngo bakora iki? Bicare basangire mu bwami bw'Imana. Niba Yesu yarabwiye ko abantu bazasangira, wowe uhakana yuko abantu mu ijuru batazarya, ushingiye ku ki? Icyo nicyo kibazo ubundi nashakaga kubaza. Aha si Yesu urimo kugaragaza ko abantu intumwa n'abahanuzi bose bazicara mu ijuru bagasangira? Nawe ubwe yahamije ko ari umwe mu bazaba barimo bafata hano. Gusangira ni ukurya no kunywa. Nari nshatse kuvuga ibyo kurya, wenda kunywa byo yabivuzeho iki? Jya muri Matayo igice cyaho cya 26 umurongo waho wa 9.
umva amagambo ahari ngo mu rugo wa 29 Matayo 26 umurongo wa 29 haravuga ngo ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa data. Yesu agaragaza ko atazanywa ibyitwa ibisindisha, inzoga, ibiki byose kugeza ubwo mu ijuru azaba arimo asangira natwe. Hari abavuga ngo yari Imana ngaza kwihindura ngo umuntu ngaza mu isi, no mu ijuru azaba ari umuntu, yabayeho ari umuntu, no mu ijuru azaba ari umuntu, tuzaba turimo tunasangira. Avuze ko atazanywa ku mbuto z'imizabibu no kuri za vino kugeza ubwo azasangira natwe vino nshya mu bwami bwo mu ijuru. Niba abantu bazasangira barya bakanasangira banywa, uvuga ngo nibagerayo bazahimbaza, asoma iyihe Bibiliya? Ese niba abantu bazarya bakananywa, ni iki? Niba umuntu azagira inzara agakenera kurya, akagira inyota agakenera kunywa, ni iki gituma wumva ko atazakenera n'umugore? Cyangwa niba ari umugore atazakenera umugabo? Ibi rero ni ukutamenya, ni ukudasobanukirwa. Iminota yanjye y'uyu munsi nabasabye irangiye.